Twongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye Impamo Media. Inshuti bavandimwe turabakunda cyane, dukunda ibikorwa byanyu mutwereka mukanda subscribe, share and comment uko mukurikirana kabisa. Ubu tubazaniye saga ikomeye cyane ivuga kuri Fitina Ombalenga na Christian. Aba bantu uko ari babiri bahamagarwa mu Mavubi. Uyu Fitina yageze muri APR 2017, yaragezemo imyaka 8, afite ibikombe bigera muri 6. Umwuzukuru wa Kanyangara kabisa, yakoze byinshi, niwe kabiri y'igihugu, niyo kabiri ikomeye mu gihugu twese tuzi, niyo kabiri ya APR tugiye kugarukaho mu munsi wa none. Ugiye kubagezaho amakuru nk'ibisanzwe, Nterisa irabizi. Amakuru tugiye gutangirira rero kuri kabiri ya APR, kuri kabiri y'igihugu. Murabizi neza muri nationale ejo bundi mu gitego cyabonetse kimwe, umwana ukina muri Amerika yaba yaratsinze Georgia Kwizera, passe yayihawe na Fitina Ombalenga, umusiramu rwose hariya Kacyiru, umwana rwose w'ibigango. Tugende rero kuri page ya mbere. Fitina Ombalenga, ikintu gishobora kuba gitumye asohoka muri APR nta kindi, Fitina Ombalenga rwose mu bari kongera amasezerano, kandi murabibona namwe mu bantu bashobora kubakurikirana umupira. Fitina Ombalenga ni kabiri ikomeye, kugeza uzabone na kabiri yisimbura biragoranye. Ngiye gukura urujijo rero ku bantu bifuza ko Fitina yashobora kuba yajya gusinya muri Rayon Sport, no mu babizi neza ko ashobora kuba agiye gusinyira Rayon Sport. Biragoranye cyane, biragoranye. Fitina Ombalenga uyu mwana avuga neza ko APR yamusuzuguye, kandi nawe ashobora kuba agiye kuyisuzugura. Murabizi neza ibyabaye kuri saga ya Adil Mohamed, umutoza watozaga APR mu bihe byashize. Uyu mutoza yaje kuburana cyane biratinda, ubwo bageraga mu bakinnyi rero ngo bajye guhamya ibyo Adil ashobora kuba yarakoze. Bakoze kuri Mario, umuzamu muramuzi cyane, bakora kuri Barafinda ndetse n'abandi bakinnyi bakomeye nka Baruboneka. Bageze kuri Fitina abwira ati nge ndi umusiramu sinshobora kubeshya. Bakoze kuri Christian ati ngewe Adil ari hano sinabuze umwanya, yarankundaga, nabanye n'umutoza neza cyane, bishoboka si bishoboka rwose ko nshobora kujya gushinza ibintu rwose ntigeze mbona. Yego nge nabanye nawe neza, ariko abandi ashobora kuba yarabanye nabo nabi, ibyo rero simbiziho. Uyu Adil rero bikaba bikekwa ko ashobora kuba yarakundaga k'inyuma. Mu Kinyarwanda cy'ubu bavuga yuko ngaraka inyuma ku bahungu bagenzi be cyangwa ku gitsina gabo kigenzi kiwe, kandi murabizi neza ni ibintu biri kurwanywa na leta hivi kagera. Fitina Ombalenga rero nuko byagenze iyo saga yo kuba atasinya muri APR cyangwa ngo yongere amasezerano. Abenshi bazi neza ko yaragiye gusinyira polisi we na Christine icyarimwe, ariko Fitina yarababwiye ati miliyoni 10 muri kuma n'umushahara w'ibihumbi 800 ku kwezi ntibishoboka, ahubwo mu bigabanye. Fitina Ombalenga rero sasa agiye gusinya muri Rayon Sport. Uko byaje kugenda, benshi bamubonye kuri office Rayon Sport, byaje gukurikira ko Fitina atasinye, ahubwo agent wiwe ashobora kuba ari kumushakira ikipe muri East Africa hafi ahanga kabisa, mu makipe akomeye moze 3 ashobora kuba yarabonye qualification yo gukina kimwe cya kabiri muri Champions League twese tuzi. Kuko Fitina ni umukinnyi ukomeye, Fitina ni umukinnyi ufite imbaraga, Fitina abona ko rap mu Mavubi, Fitina ni umukinnyi tutagiye kumutaka, ni kabiri mu Rwanda ikenewe, ariko ikeneye n'abandi bashobora kuba bamwicaza, kuko ari mu kugera mu myaka myinshi cyane, tukabona undi mwana ushobora kumuza inyuma. Christian rero nawe agomba kugendana na Fitina, ariko amakuru mfite neza 100% nuko Christian bidakunze ashobora gusinya muri polisi,
kuko Rayon Sport yamuhamagaye imuha miliyoni 10, imuha n'ibihumbi 400 byo kumuhemba. Christian yabwiye ati reka ayo mafaranga sinayahembwa, kandi mwibuka neza yuko Christian yahembwaga ibihumbi 950 muri APR. N'umwana abonye amafaranga rwose akiri mutoya, gatatu nziza twari dufite aho imbere. Situzi nimba bagiye gupfa kwica tara yabo, ariko Imana ikomeze barengere. Sasa indi transfer zishobora kuba zigiye kuzaca ibintu, hari ishyoronge rwose bidashobora kuzakunda kubona yuko APR ishobora kubakorera imyitozo igomba kujya gukorera ku kibuga gishyashya Stade Amahoro. Abantu benshi mwari mutegereje Lick Mbanda, uyu Nyazambia kabisa yamaze gusinya muri APR. Hari abakinnyi 3 baturutse muri Uganda nabo bamaze gusinya, ariko icyanyacyo abatoza 3 rwose bari mu Rwanda bagomba gutoza APR. Reka twitege APR uko tuzabona ikomeye cyangwa uko bizagendekera rwose mu gusohokera igihugu cyacu mu makrebe. Reka turebe Polisi nayo isoko uburyo ihagaze. Polisi ejo bundi yasinyishije abarundi 2 kabisa rwose, irabasinyisha bashyira hari, iravuga ati muze mudufashe mu kwikarifiya hariya rwose turebe ko byashoboka inzozi zacu zikabimamo. Ikindi cya kabiri, bantu mufati ibere ry'iburyo cyangwa mufati ry'iburyo kabisa, Rayon Sport muyisengere. Rayon Sport kubona iri kujya ku isoko aho kugira ngo isinyishe, ukabona abakinnyi barivumbura. Muhadjiri nazasinya muri Rayon Sport, ayo ni amakuru aturuka indani. Muhadjiri icyatumye adasinya muri Rayon Sport, ejo bundi Rayon Sport yaramuhamagaye inshuro zigera mu 10, Muhadjiri akupa telefone bitewe nuko Rayon Sport irazikavugisha abakinnyi, izo saga zikajya hanze zigatrendinga mu makrebe yabo yuko bashobora kuba bagiye gusinyira indi kipe, kandi Rayon Sport nta mafaranga ya recruitment ifite yo kubahereza ako kanya ngo bikunde. Rayon Sport kabisa muyisengere, bategereje amafaranga ya Skol, natwe dutegereze twihanganye tureke ikipe yo mu Rwanda y'ikigugu twese twemera ifite abafana benshi, ku mwaka utaha yabikomeye kabisa. Gukomeza gukora share, subscribe and comment, turabakunda cyane.